Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Iyi ndege mubona iyi ngiyi niyo Evariste Ndayishimiye amaze kuba yazana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo imufashe mu mugambi we, harimo no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se gushoza intambara ku Rwanda nk'uko we akunda kubyivugira. Iyi ndege ije mu gihe Ndayishimiye avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhura na Gisegeti, bishoboke ko yaba ari amafaranga yavanyeyo aguze iyi ndege cyangwa se yohereje ku makonti yo hanze, hanyuma agahita anishyurira iyi ndege muri kubona, kubera ko irahenze kuko tujye kubona mu kiganiro. Ariko ahagana ku musozo ndaza kuba naguha ibimenyetso bifatika bya nyabyo, ibimenyetso simusiga byerekana ko u Rwanda narwo rwari rwariteguye ko hari igihe kizagera umwanzi warwo cyangwa se ushaka kuruhungabanyiriza umutekano agatunga indege yo kuri uru rwego cyangwa se igikoko cy'intambara mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe nk'uko bisanzwe. Njyewe nitwa Baraka, tujye kubana mu kiganiro, ariko icyo musaba na cya kindi, ibuka kanda like kuri iki kiganiro kugira ngo ujye urushaho kubana natwe mu biganiro byose bigenda bikurikiraho, ariko kandi by'umwihariko ukore subscribe ahagana hasi mu kiganiro. Reba munsi y'ikiganiro aho ngaho handitse subscribe, uhita ukandaho, uhita ufungura n'akazogera kugira ngo ujye umwe mu bambere bagerwaho n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tugiye kurebera hamwe iby'intwaro rutura Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kuba yatumiza, ubu tuvugana yanageze ku butaka bw'u Burundi, aho biri kuvuga ko yamaze kuba yajyanwa mu birindiro biri mu ishyamba ry'Ikibira, ishyamba rituranye na pariki y'igihugu y'u Rwanda ya Nyungwe mu buryo bukomeye cyane. Iyi ndege rero nk'uko nakubwiye uburyo u Rwanda rwiteguyemo, ndabikubwira maze kubwira ubuhangange bw'iyi ndege rutura y'intambara yo mu bwoko bwa kajugujugu. Ibyo yenda tugiye kuba twarebera hamwe mu buryo bukomeye cyane. Iyi ndege yitwa Mi-24 cyangwa se Mi-24, yakozwe mu bwoko butandukanye. Hari n'izindi Mi zigiye zitandukanye. Hari Mi-24A, Mi-24D, Mi-24A yakozwe ku buryo busanzwe nyine cyangwa se n'inkare yatangiriweho. Hakurikiraho Mi-24D yakozwe yongewemo ubushobozi bwo kurasa no kurinda abapilote. Kuvuga ngo A na D birutanwaho gatoya, ariko zose ni Mi-24. Hakaba n'indi yitwa Mi-24P. Iyi ngiyi rwose ifite imbunda nini cyane yashyizwe ahagana ku ruhande. Hari n'indi yitwa Mi-35. Iyo ni verisiyo nshya inagezweho muri iki gihe cya none. Ariko ubu tuvugana u Burundi bwo bwakoze cyangwa se bwamaze kuba bwakora igikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi, kuzana intwaro ukanazegereza ku mipaka y'igihugu gituranyi, zirimo n'iyi ndege ya Mi-24 yo mu bwoko bwa A. Ni mu zimwe nyine muzakozwe n'Abasoviyeti, ariko nayo ntiwumve ngo ni mu bwoko bwa A ngo wumve yenda ko iciriritse. Ni indege rutura y'intambara mu buryo bukomeye cyane. Iyi ndege rero yakozwe ahagana mu mwaka w'1969. Nta myaka myinshi iciyemo kugira ngo wumve ko izatangiriweho n'izigezweho uyu munsi wa none zifitanye isano ya hafi cyane. Urumva ko nta myaka myinshi cyane iciyemo. Mu 1969 ni vuba cyane. Ahangaha rwose yinjiye mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se yatangiye gukoreshwa mu ntambara mwaka w'1972. Uburyo ifite uburyo ishobora gutwarwamo, itwarwa mu buryo bubiri. Igira abapilote babiri. Hari umupilote uyobora iyi ndege. Urabona ifite ibice bimeze nkaho ari bibiri, ibirahure bibiri imbere. Igice cyo hejuru ubona ko ari umwanya w'umupilote, n'igice cyose kimeze nkaho ari umwanya w'umupilote. Iki gice cyo hejuru rero nicyo uyobora indege aba yicayemo, umupilote uyobora indege usanzwe. None igice cyo hasi kiba cyicayemo umurwanyi ushinzwe gukoresha intwaro zose ziri kuri iyo ndege. Urumva ko nibwo buryo itwarwamo. Igiciro cyayo ni ukuvuga ngo mwumvise ko hari Mi-24 zitandukanye, hari n'iya Mi-35 nk'uko twabibonye. Igiciro cyayo kibarirwa muri miliyoni 3, hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 8. Hagati aho ngaho ubonamo imwe mu bwoko bw'izi ndege, ariko iyo muri verisiyo nshya cyangwa se iyo mu ndege zigezweho uyu munsi ziri gusohoka 2025 2026, yo ni hagati
ya miliyoni 30 ndetse na miliyoni 36 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha ntabwo ari Mi-24, ni Mi-35. Ibyo nibyo biciro nyine izi ndege nyine zikorwa n'uru ruganda, ni ibiciro uruganda rwashyizweho. Ni uruganda rw'i Moscow mu Burusiya rusanzwe rukora indege by'umwihariko zo mu bwoko bwa kajugujugu z'intambara zisanzwe zikoreshwa n'igihugu cy'Uburusiya, n'uyu munsi ziri gukoreshwa ku butaka bwa Ukraine. Hari ibice bigaragara inyuma rero. Igice cyo ku murizo ni kiri mu bice bituma igira uburyo ki iringaniza uburemere bwayo, cyangwa se kugira ngo itagenda yizenguruka ubwayo yo mu kirere bitewe n'imbaraga za moteri. Nicyo uriya murizo umaze. Burya nicyo kizakubwira ko uzabona za kajugujugu nyinshi zifite umurizo. Igice cy'umurizo rero nicyo kimaze. Bindi mu bice bigaragara inyuma yenda ushobora kubona hari amababa matoya. Aya mababa matoya ubusanzwe ntagizwe n'izindi kajugujugu, ariko umumaro wayo ashinzwe gutwara intwaro no kurasa ku gipimo cya kure, ariko ugahamya mu buryo bukomeye cyane. Hari ibindi byinshi ushobora kumenya kuri iyi ndege. Igira moteri ebyiri, zose ziba ziri mu kazi kandi zikora neza. Iyo moteri imwe igize ikibazo mu kirere, indi ihita itangira akazi igakora, kandi byubatse mu buryo busa n'aho bwa generator, ku buryo bitanga ngombwa ko hari undi mupilote runaka cyangwa se umukanishi ubigiramo uruhare, byo bita byikora, indi igahita yunganira ikaba ari ikora muri ako kanya mu buryo bukomeye cyane. Iyi ndege rero ifite uburebure kuva ku mutwe imbere, ku mushoferi imbere ku mutwe, kugera inyuma ku murizo ni metero 17. Ni ukuvuga ngo ni ugufata zino bisi nini cyane za Shirumuteto ukazegeranya, cyangwa se zino za Ritiko ari ebyiri zishoreranye kuno, kuko imwigira metero 7, hanyuma inyuma ukongeraho n'akandi kamodoka gatoya katwegerane. Nibwo wahita ubona uburebure bw'iyi ndege imwe yo mu bwoko bwa kajugujugu. Ifite kuva hasi kugera hejuru, ifite hagati ya metero 5 na metero 6. Hagati aho ngaho rwose ntabwo igipfa kuharenga, ndetse kandi ikaba ifite uburemere bwa toni hagati y'8 na 11 bitewe n'ubwoko cyangwa se na verisiyo runaka yo mu bwoko bw'izi ndege. Umuvuduko wayo ishobora kugendera ku muvuduko kilometero 335 mu isaha. U Rwanda rufite kilometero 3,226. Ubwo rero urumva ko kugira ngo izenguruke u Rwanda byayisaba gukoresha nk'amasaha, urumva byayisaba gukoresha amasaha 9 niba ntibeshye, uturuka Rusizi ukamanuka Nyaruguru, ukagenda iyo ngiyo mu burasirazuba za Bugesera, za Nyagatare, ukazamuka hirya ukagera mu majyaruguru za Musanze, ugakomeza za Rubavu. U Rwanda urumva ko rufite ibirometero 1000, urumva ibirometero 1000. Iyi ndege yajya hakoresha amasaha 3, kubera ko mu isaha ikoresha kilometero 335. Noneho izindi 1000 nabwo amasaha 3, izindi 1000 amasaha 3, urumva na amasaha 9 nkuko nabikubwiye. U Rwanda rukagira n'andi masaha 240 ingahe, byanze bikunze byahura n'amasaha 10 kugira ngo imaze kuzenguruka u Rwanda rwose. Amasaha 10 hagati aho ni nko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, n'ahantu hose mu Rwanda yaba itageze. Ugende nyine ku muvuduko wayo, ahantu hose yaba yamaze kuhagera, buri karere kose yaba yamaze kuba yakageramo uburyo bukomeye cyane. Indege mu bwoko bwa kajugujugu iri mu za mbere zihuta cyane, kandi ifite imbunda y'ubwoko bwa machine gun iri ku gice cyo hasi ahagana imbere, ihindukira mu byerekezo byose, yagenewe guhangana n'abasirikare bari ku rugamba. Yo irabarasa bya nyabyo. Ikagira kuri twa tubaba dutoya nababwiye mu bice biyigize, ikagiramo ibice imbarutso cyangwa se umututu ushinzwe gutera rocket ku bintu by'ibitanki cyangwa se by'ibifaru by'imitamenwa, irabisenyura byo bigaturika bigasandara, ikoresheje imwe mu mitutu iri hajya kuri twa tubaba dutoya nababwiye, tutagenewe kuguruka cyangwa se balance yo mu kirere, ahubwo twagenewe kubika no gutwara ibitwaro no kubirasa. Ikagira n'andi masasu manini angana n'udukombe tuvamo saradine. Ayo ngaya nayo akoreshwa mu kurasa imodoka z'umwanzi z'urugamba, mu birindiro, ndetse kandi hafi y'indake. Ayo ngaya yose nayo arakoreshwa cyane. Ubusanzwe nko muri Syria yagiye ikoreshwa mu guherekeza
abayobozi bakuru, ugasanga iri mu kirere abayobozi bari hasi, ikagenda hejuru y'imodoka kugira ngo izicungire umutekano, kuko ibasha guhangana n'ibitero byo hasi. Undi umwihariko wayo, ibasha no guhangana n'ibitero biri mu kirere by'izindi ndege, ibasha kuzirasaho ikoresheje intwaro zayo yibitseho. Ikindi ibihugu biyikoresha harimo Uburusiya, harimo Nigeria, Niger, Ethiopia, Uganda, harimo n'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi harimo n'ibihugu nk'Ubuhinde, n'ibihugu bitandukanye nyine bigenda bikoresha, cyangwa se imaze igikoreshwa kuva yatangira kujya ku isoko, imaze guhahwa cyangwa se kugurwa n'ibihugu bitandukanye birimo bikoresha mu kurinda cyangwa se kugaba ibitero mu gihugu. Ibasha gutwara abantu ku bapilote babiri ifite bayitwaye, ishobora no gushyiramo n'abagenzi cyangwa se abasirikare ijyana cyangwa ivana ku rugamba bageze ku 8. Aha ubusanzwe ikunda kwifashishwa mu gutwara inkomere z'abasirikare bakuru, bari kumwe n'abaganga bari kugenda bazitaho. Urumva ntabwo yagenewe gupakira abantu benshi cyane, ahubwo yagenewe kugaba ibitero no kurwanya ibitero biturutse mu kirere. Urumva ni ikintu yaba aragenewe, no guha umusada bari ku butaka. Ubundi ako kazi ubusanzwe gakorwa na kajugujugu 3 z'ubwoko butatu zabugenewe, ariko iyi ndege yo ni mbera byombi, ibikubiyemo byose ibasha kubikora. Mu ntangiriro rero natangiye mbabwira ko ahagana ku musozo se kuba nababwira ese u Rwanda bisana ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rwiteguye ko umwanzi cyangwa se ushaka kuruhungabanya ashobora kuzana indege rutura nk'ingi. Ese u Rwanda rwayiteguye gute? Ndigira ngo mbabwire ko mbere yuko indege iza, u Rwanda bivugwa ko ishobora kuzajya gutera u Rwanda, ubwoko bw'iyi ndege u Rwanda rurayifite. Icya kabiri, iyi ndege ntabwo ifite ubushobozi bwo kwihisha air defense system zo mu Rwanda, by'umwihariko izo mu bwoko buzwi nka Dragon. Ikindi, u Rwanda rufite amadrone, habe aya kamikaze nayo mu bundi bwoko ushobora kurasa ku iyi ndege ikangirika cyangwa se ikaba yagira ute yasenyukira mu kirere. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana, duhurire mu kindi kiganiro.